ya ko konyage genduraga ko ubwo nibatanga igihembo cy'abantu banyweye konyage nyinshi bara naye nizeye neza ko nzaba uwa mbere Gucishana na fasaje nibuka ndaje n'unyore mama mia dukomeze dutwika imihana nubwo bajya batuzikana abasera bagakana reka hashye n'umuriro wikana we arahiye MBG bibereye hano ndabona ari danje zikadage muzihati imiriri zishora inzihate massage zimesaje nazakiye agatondo wa line isi ninde ubashe w'imasitanga malayika imbere yanjye ni malayika w'umwami Imana Gaburiyeli cyaka cyabishe sitibaye cyo kuvuga aho yakira soma buriya ni buriya ndabizi cyo kere cyo mu ijuru cyabageze amakuru Imana ikeneye kuyitaba ndabyo kwitaba Imana nonaha ndacyafite icyo gukora ubu si karito naguze ya konyagi irashira itaba ikarito yangishize ni kimwe mu kimenyetso cy'ibyaha ukora icyaha cya mbere ubu wafashe umwana w'abandi ku ngufu mananga nakungu kuva nabo sindabona n'umwana bari koza namufashe ku ngufu kora ibyo cyasha ibindi bisa n'ibibazo imbere yanjye icya kabiri amafaranga unywera inzoga uba wibye abantu ukabajujubya babayeho nabi bitewe nawe birakureba atumwe ugomba kwitaba Imana ntabyo nshaka noneho genda uyibwire ko njye nanze kuza si birayireba reka ngubwire muri iyi si yanyu abakozi bose bubaha ba sebuja ariko wowe sobuja wawe wo mu ijuru waramunaniye n'uwo mwubaha niyo mpamvu nawe agomba kugucyura kare kugira ngo abandi babone amahoro kubahaga umuntu ari icyo yagukoreye singe uwo sebuja wo mu ijuru yangoreye iki cyatuma mwubaha narimwe ibyaha byawe bimaze kuba byinshi mu gitabo cyandikwamo ibyaha lisite yawe ho yandikwa yaruzuye ugomba gutaha kaka nakumero bahu enda umubwira aca impapuro bavugaga ko mu ijuru ari impapuro nyinshi yandikemo cyangwa njye kukuzanira igitabo gishyashya ewana mujye mwandika n'ibyuzura nzabona kuza ariko karite ya konyage ndabona uyihebe konyage uraza byanga byakunda ibyo ni ibyo uri kwigira kuko umwami Imana kurusha imbaraga ntabwo naza ariko ntabwo naza yewe ubwo ushatse kumbwira ngo ahantu mwandikaga ibyaha byanjye haruzuye umva nta n'ahantu na hamwe mufite ho kwandika ibyaha ntiwaguca se kuba akantu ka konyagi muzakandika haruzuye kubera ko ibyaha byawe biri kunukira umwami Imana nawe ubwaho biri kukunukira ako malayika Gaburiyeli mwigize ute yicara hano nguzanire ibitabo mujye mwandikamo n'ibyuzura nzabona kwitaba yesu we ihute uze tugende ariko muri iyi si ni heza abantu barimo barajya bakanywa bakaryama bakishima bakagira abagore ko twebwe mu ijuru iyo ni uguhora tureba ndi turyama ubwo se bizaherera hirwe nananiwe
rich gang. Yohana ukunda hanabigana gusa namuca amazi amurenze. Yohana yibera muri ghetto, Ana wakibera muri shato. Byari bigoye urabyumva nawe kuba Yohana yakunda Ana. Igitekerezo yahawe na rich gang yari SMS love. Buri saa sita z'ijoro Ana yabonaga iyo SMS love. Ana yasoma SMS love ayisubiza akaryama. Iminsi irahita umwaka urashira nabona iyo SMS love. Ubwo Yohana ni umutima w'umurya, uko iminsi ishira arushaho kubaremba. Malayika byo mu ijoro birasinziraga cyangwa kino ni igipuratano banyoherereje. Oya kindari kimalayika uyu nguyu bura Uwiteka yamushyira ku marembo y'ijoro ariko uzimundi bamwinjirane. Uyu rwose umutera urushyi numve ko aratabaza ndahita amenya ko abo mu ijoro rwose bamuhaye sinyari. Ariko aho ninda kwereje mu isi ko bahe baragusize kwesa amadongo kwesa ibihungure byo mu ijuru nk'ubwo ubonye biragupfubana uyitumirizwa mu isi urahora n'ingorane. Ati iki gikapu muzapakira ibyanjye byose fatano upakire mu mifuka yose ko ari 212 yose ipakiza ibyaha niyuzo Witeguye kujyanana n'igikapu cyawe? Ntabwo mbishaka. Uraza we wapi barakubeshya ahubwo si iki cyaka kirakugeza mu ijuru wosomaho basi mu izina rya Yesu. Ahubwo ngwino tugende. Ibyo bihembo by'Imana yaguhereza n'ubu birase ibihereza ibindi. Ndewe turangize ngwino tugende. Ngwino tugende ari ni gucyo tugenda se. Iminsi irahita umwaka urashira nabona iyo SMS love. Ubwo Yohana ni umutima w'umurya, uko iminsi ishira arushaho kubaremba.